Yo, what up, big boys and young girls, nizera kandi hose muri mumeze fresh ibyahatari wowe uri iburasirazuba iburengera bwaryo mu majyepfo ndetse no mu majaruguru, especially hano muri KGL aho bita katikati. Ndi kumwe na muvandimwe duhora tuganira gake gake tugira na vibes zigiye zitandukanye, ariko noneho kuri iyi ncuro ejo bundi Bruce Melody yarugutse gusora karirimba avuga ati yewe gawe ibintu ngo ni pom pom biya baravuga ngo party today. Niko bana homies nshuti zabi ya YouTube 50 turongeye turagarutse ebana, ariko noneho amakuru dufite yo nakasamutwe. Tugitangira gato mbere yuko biyayo ahinduka biyayo mwenye original ndajya ngo mbumvishe kanu gakiya tumukubite natwe muri comment tumucecekeshe tumugurute n'ubundi n'ikinyi banje ngo ntago ari kubafata akayakinaga se kikizifata wumve ngo ntago ari kubafata pe. Rero ubwo ikintu gisigaye tumukubite natwe muri comment tumucecekeshe tumugurute n'ubundi ntitwagushakaga mu ntimba mu mugurute bamaze kumwirukana biyayo n'ubundi ntago tumushaka yakinaga se kikizima. Ntacyo nakinaga munyirukane aho nanditse aho nsoye video hose mujye umugambane rwose muntuke, ariko uziko ne narakaye umbaze buretse ndagira mbanze mbwire Ravi izina ako kukimbura ngo kuri umukobwa mwiza ugaragara neza imbere y'abantu. Iyi message ugiye kwihereza nde Ravi cyangwa abafana ba Ravi? Wimvugiramo kuko ngewe nyine sinzi impamvu ngegeza kwicisha bugufi, ariko ibi nibyo nakubwiye ndavuga ati winkandagira ngo mponyore. Ravi izina ry'Imana ukuntu abantu bakureba bakwitegereza babona uri umwana w'umutima mwiza, ariko umutima mwiza n'ubundi urawugira, ariko sinzi ahantu rwose aka kantu man. Ravi uri kuvuga ngo agira umutima mwiza none atawugira umutima we harubwo ari umukara. None se tuvugisha ukuri, umuntu watumye aba uwari ubukano kanya akabukano kanya bagukoreye icyo bita propaganda ngo uhagarikwe ku mbuga nkoranyambaga zose, uwo muntu urumva afite umutima muzima. Nge nanga ko abantu twigira banyiroreshwa tukagira n'impuhwe cyangwa imbabazi, kandi ubeje bundi uzasubirayo. Izina ry'Imana ndakanyira kuri Shimene Biology ndakavuga utumunyu ku munyama, niyo bambwira ko ari ryo juru rito risigaye kugira ngo mbe nabasha kongera kugaruka mu ntimba Ravi bakamaka ryo juru ushobora kongeza mu ijuru nzamuka ngenda naje kuzimu kwa Satani. Ntabwo buretse nkimara kumva iyi propaganda yazanye akaba ari kugenda agafata abantu benshi ari kwishyura n'amafaranga ngo bagende bansebye ngo bansenye ahantu hose. Ravi najya nkubwire ngo agati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'imiyaga. Uyu munsi wa none ndagira nkubwire ngo wongeye gukora ikosa ritari ngombwa ritari kenewe. Bari kunyegera bagenda banganiriza bambwira ngo twiyunge, bamwe mu nshuti zawe kandi mbona ntemerewe gusuzugura na gato. Ne namaze gufata umwanzo ndavuga toke deko kuri kwabo ndeke kugushyira hanze, ariko izina ry'Imana ndakanyirira kuri Shimene Biology ukoze ikosa rikomeye cyane. Gufata timu ukagenda ugafonda abantu ugafata amayimeri nka 200 ukajyuza muri comment zanjye abantu bari kuntuka bavuga ko ibintu ndi gukora biri negative. Ndagira nkwereke ko biri positive. Aha kakanya rero ibi bintu byose nararanze kuvuga utumye ngaruka imbere ya kamera. Ninafashe umwanzo yuko ntashobora kunyogaruka imbere ya kamera, ibyo na message shaka gutambutsa yamaze gutambuka, ariko ukoze ikosa. Bura rero hari igihe mujya mwigira abantu b'abanyabwenge abahanga mu bintu kandi muzi neza ko muri abaswa. Reka nkubwire ikintu kimwe Ravi, waranyubatse nkabiyayo. Yarakubatse none sikavuga hari icyo bita hari ugufata ikintu uri kucyubaka, ariko gusenya niki ni umunota umwe. Akibaza birakomera gusenya biroroha. None se uwo aherahe wihangane ngiye ntago ngiye kuvuga amarangamutima y'ibyo mvuga kuko bino bintu birababaje. Niba bukano kanya we ugize Imana ukagirwa umugisha ukagira igikundiro, uzira igikundiro cyo kumenya ubwenge uvuga ngo nangiye giye gukora ibyawe. Warareka nkubwira ikintu kimwe, izina ry'Imana ngo ubone nasubije ubwenge inyuma ntekereza kujyanye n'ubuzima bwanjye. Umusa uruganda rwa filime narwirutseho ijoro n'amanywa, urumva famille zanjye zirandeka zinkuraho amaboko zibona ko ibyo nkora nta na kimwe byinjiza, ntacyo byinjiza. Kandi umwana wananiye umuryango ibaze kwitwa ko wananiranye utiba utarwana utari mayibobo, bakubona buri munsi usoka ku ma TV nta n'igiceri cy'icumi, nta muntu nawe wakishyura mituweli nawe ubwe kuyishyurira ugihamagara famille ngo ni kwishyura mituweli. Uyu munsi wa none ibaze ko ntega nkava i Kigali nagiye wacu mu cyaro nkakirwa nk'umuntu ukomeye cyane, abaturage
babwira ati nyaboneka turakona ku televiziyo tugurire dutemo ndabatamike ko nanjye nabuze n'ay'amazi na tike nayigujije kugira ngo manuke warangiza ukambwira ngo ngiye ngo waranyubatse ntago wanyubatse nakubwe gusa ikintu cyo nyine inzi kizima pe ntago nzanabihakana okay kuba izina biyayo abantu barizi nyine ridafite umumaro ariko ekukano kitondere ridafite umumaro izina biyayo bararizi uko bazi biyayo rero ni kimwe nuko tuza akarere ka Nyarugenge cyangwa akarere ka Kicukiro cyangwa akarere ka wowe hano kuri screen ndaza kudropinga iki kintu kiganiro ndaza kudropinga nereke ibyo akanama bakoze kabari mu ntimba yarabivuga ngo ahari hose ngo bagire gute ngo abari kuri TikTok ngo bafunga amayira ese hafunga amayira umwana w'umuntu cyangwa hafunga amayira Imana icyo kintu yabitewe n'iki mbere na mbere reka tubanze turebe ingingo eshatu ziri gutuma Ravi agira trauma imeze gutya nukuvuga ngo ikintu cyambere oya reka tugendane neza ibindi uraza kubikomeza nyine ngeresha kugusubiza ngo mbajije yego ikintu cya urukumbaza ngo yabitewe n'iki yego ikintu cya mbere Ravi yabonye ko ngiye ninza ko imihanda iribuze gufata yego ndibuze gukora irafata kangahe nyine kuba bifataho byarafashe byafasha kwifashisha muri filime iye icyo nicyo kintu cya mbere kiba mu buzima hari ijambo yakoresha aravuga ngo ntabwo nari umwe muri timu ze ariho hari muri ya voice twabumvishije biyayo ntabwo wari umwe muri timu zanjye kubona gukoresha kwa kugufasha ese Ravi reka nkubaze nimba uzi koko ntari ndi umwe muri timu zawe waricaye utekereza umushinga urangije urareba kugira ngo ushyirwe mu bikorwa kugira ngo urusheho kugenda neza kugira ngo projet yawe bayikunde bayirebe abari muri timu yanjye bose nta mumaro bafite ahubwo reka nzane inkingi ya mwamba Jimmy Gatete Bokotara Bama Olivier Karekezi urumva Mourinho nzane Messi Cristiano nze muterekemo ahindura ibintu uyu munsi wa none jya umfate nka Cristiano umva nkubwire muri timu y'intimba umva nkubwire biyayo amabuye ukomeje guterwa buriya baravuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushye sibyo amabuye ukomeje guterwa uyatewe kubera ko wamenye ubwenge ngiye ndagira ngo wenda twe gusubira mu akahise kabaye ndagira ngo twibaze kuri aya majwi Jojo yatinyutse gusohora aya ni amajwi Jojo yatinyutse gusohora aya majwi ongera uyankindire ongera ukine ayo majwi numve kanongere rwose mu ntimba mu muguru uti bamaze kumwirukana biyayo n'ubundi ntabwo tumushaka yakinaga si kikizima bafata pe rero ubwo ikintu gisigaye tumukubite natwe muri comment tumucecekeshe tumuguru uti n'ubundi ntitwagushakaga mu ntimba mu muguru uti bamaze kumwirukana biyayo n'ubundi ntabwo tumushaka yakinaga si kikizima abo se nabakinyi bo mu ntimba Ravi yabwiraga ni groupe yakoze ari kubwira nukuvuga kubwira abantu bose iwasanga nukuvuga oya ntagari kubwira abantu bose nukuvuga ngo iyi message yayishyize muri groupe wavuyemo amaze kuyishyira muri groupe wavuyemo igira gutya arongera nawe ku giti cye ayikoherereza kuri nimero yawe yindi iherwa na 31 azi ngo ayohereje Shema icyo kintu kucyumva noneho aribeshya telefone yawe ninjye wari uyifite ya nimero iherwa na 31 ninjye wari uyifite urabizi ko hariho ya logo yindi tugomba gukoresha hano kuri biyayo 250 we noneho urabizi nahise nashyizeho ifoto ya Shema na kwa kundi umeze gutya rero yibeshye agira ngo ayohereje Shema arangije message kugiraho gutya ariko mu bigaragara no mu byumvikana biragaragara ko havutse itsinda rigomba kurwanya biyayo ndagira ngo icyo kintu tukigendane neza tubanze turebe trauma Jojo ari kuyiterwa n'iki mu mboni zawe bivuze ngo akora Ravi kamana nkubwire abahinzi bajya inama n'inyoni zigiyazo yego nakuye agati kateretswe n'imana ntigahungabanywa n'imiyaga iyi voice yonyine kugira ngo ize kuri WhatsApp yanjye waruzi ko undi muntu ugiye kuyoherereza Imana irangije ikatishira yoba izi wanjye igifi cya Yona ndagira nkubwire kino kintu ariko se umureka nkubaze Ravi tuvugishije ukuri man nta mbaraga mfite ariko nawe ntazo uyu munsi wa none ndibaza urumva ugomba kurwana nanjye ku ntambara y'amagambo ica muri voice ariko se ubundi waje kuri kamera nge nawe tukivuganira tukihanganira tukaganira kuko ubwumvikane buri hagati yanjye nawe kuri telefone bwaranze winjira bamwe mu nshuti zawe baranyegera nge barananganiza nemera guca bugufi ndavuga ati ubungubu nyine ubwo biranze nuva neme guca bugufi ngo tuganire twungubumye kuko niba bibasabye ngo bamvugishe buretse ariko nyuma yuko ngewe nciye bugufi ku biganiro
byaturutse bukuru ufashe umwanzuro hari ibiganiro byaturutse bukuru ibukuru kwande hari ibiganiro byaturutse bukuru ubukuru bucukura imva bubaho oya yego nta bukuru bucukura imva none uyumbwira ngo ubukuru ngo byaturutse bukuru byaturutse bukuru bawitonze oya nimvuga bukuru nimvuga bukuru bawitonze yumve kano ka tayari itegeko riratanzwe ibukuru gahunda no kugira ute kubaga mwana wa subiza inyuma numve komite none nanjye nagarutse neza gahunda no kugira ute no kubaga subiza inyuma numve tayari itegeko riratanzwe ibukuru gahunda no kugira ute kubaga mwana wa baga komite none nanjye nagarutse neza gahunda no kugira ute no kubaga cyakwe izina ry'Imana uzi kuba ntanga none ngende kukubwira ubukuru bucukura imva ndagira ngo tugendane neza ese ubundi Ravi mu byukuri urabona mupfuye YouTube channel yonyine nta kandi kantu mushobora kuba mwarapfuye Imana reka mubwiza ukuri nanjye aho bigeze aha ngaha ntabwo Ravi turi gupfa ikijyanye na channel ntabwo bibaho murapfikire turi gupfa ikijyanye na channel uyu munsi wa none namaze gutangira gusesengura impamvu nge nawe turi gupfa ibintu runaka umusa sinzi nimba mutajya mubona ko hari abantu barwanya iterambere ry'umuntu yari kwaguka abanzi bari ese ahari episode wanditse zitarasohoka ntiyaba afite ikibazo kugiye kuzishyira iwawe reka nkubwire niyo yabigira ikibazo no Ravi reka nambikubwira nkubwiza ukuri zira episode zindi nanditse ntabwo nzazisohora urumva nkuko bijya kutangira natanya ahubwo atoke nimba umva ibyo twasezeranye bitari gukunda nkubwo ati okay nawe fata script yamaze ko nitangiro ryayo naho yantu yarigeze hari abantu batakwizera kwintimba ya Ravi uri mu nkingi ya mama mu bayandika mpa telefone ngo nkwereke nge script yose nyibereke iyi script reka mbereke kuva kuri kuri episode ya mbere season yose urumva ntabwo ni mu nkingi ya mwamba abantu bayandika ngeragira ngo mbwire ngo wenda nimba unafite ubwako wenda ashobora kuba abakinnyi afite bashobora kuba batazi aho biri kuva bagende barebe ubukano kanya episode iri kujyaho ifite story mezite nta mutwe nta maguru nta gihimba ndagira nkubwire ngo ngiye ku giti okay reka mbane mbwira abakinnyi muri rusange kuko abakinnyi bo mu ntimba Ravi nshutanye nta muntu umwe dufanye ikibazo nubwo muri bo nta rugiyageza kumvugisha nta ugira gute na gute kuko nyine urumva nawe ari wowe ariko ntabwo mbarenganye nawe ari wowe ntabwo wabuzanduri gukura umugate nurangiza ngo ugende uje kuza mu bintu hoya ntabwo ndenganya mwangira inama mutayingira nta kibazo icyo mbakunda nta muntu numwe uramvugisha muri bo sibyo reka mbabwire ikintu kimwe ntajye nuzagira ikibazo umve ko ngiye nawe hari uwo dufitanye ikibazo hoya urumva Shema ni inshuti yanjye Dr Manzi ni inshuti yanjye Mama Ravi ni inshuti yanjye Mama Shema ni inshuti yanjye ba Mimi bose ni inshuti yanjye bose bari abantu ze ba mbese buri muntu uri muri team bakarimunda bose Korodina ariko reka nkubwire ikintu kimwe sibyo mwamvugisha mutamvugisha nidushaka namwe mu nyange nimushake mu nyange pe ariko sinzi nimba mwanya aricyo dupfa usibye namwe na Ravi nawe ntacyo dupfa ahubwo ikibazo nuko adashobora kumva gacuka ntacyo dupfa uravugisha ukuri nukuri njye ariko tujye tubwiza abanyarwanda uretse ega nagaruka utababwiza ukuri ngewe nimva ngo ntacyo dupfa nje ku mutima wanjye ku mutima wawe ntacyo mupfa ubu umuntu afata initiative afata umwanya we akagutekerezaho agafata abagenzi be mwakoranaga akabakwangisha uwo muntu kambwira ngo nta kintu mupfa uwo nguwo rero we afite icyapfa nanjye nge ntacyo mpfa nawe wowe ntacyo upfa nawe nge ntacyo mpfa nawe we afite icyapfa nanjye uyu munsi none rero icyapfa nanjye nicyo ari gukoresha kugira ngo ansenye ndagira mubwire ngo rero nge simfite ubwoba ntabwo ndwari 10 ndabona bimukoze mu mutwe urumva ntabwo ndwari hungabana nta mutima ndwara ndagira nkubwire ngo nsenye uko ushoboye ariko Uwiteka Imana azukuri kw'ibintu byose urumva ikindi ni ufite ukuri ko kundengera nimba wumva ibyo ndi kuvuga ndi kukubeshyera Ravi navuze ati ngiye nta kintu kimwe nzavuga nkubeshyera ntacyo nta nicyo byamarira ariko noneho impamvu ndi no kujya kuri kamera nuko wanze ubwumvikane buri hagati yanjye telefone yanjye guhamagara buri munsi waramborotse nkwandikira kuri WhatsApp waramborotse niyo nguhamagaje nimero y'undi muntu ukumva ijwi ryanjye bitukupa tubigerageze kano kanya umuhamagare turebe zana telefone nkwereke wagize ubwoba tubigerageze gato ture kugira ngo n'abanyarwanda wagize ubwoba tugire no kugira ngo turi abanyarwanda babone ni igiki none gikurikiwe ibi bintu none ngiye byanshimisha akira gerageza kumuhamagara mu kiganiro ndagira ngo nushaka kumbwira ngo na telefone yanjye umuhamagare turebe kuko nge ntago numva ukuntu umuntu agira urwango rungana gutya rukagira kuri iyi niveau
aho umuntu Njyewe. akora akavuga ati ngo tumubage. reka singuyu mukiriya wacu umurongo muhamagaye ntabwo ubashije Wabyumvise? kuboneka. Ivuye ongera turebe. ari ukuntu umuntu avuga ibintu mukavuga ati wenda Ongera iki kintu- turebe. urumva? Yishyire kuri kamera uhamagara. abantu bakavuga ngo Yishyire kuri kamera uhamagara. abantu bakavuga ngo umuntu Ngo uri agenda- gutwika, uri gutwika Yego. Shyira kuri kamera umuhamagare turebe. urumva njyewe ntabwo naje gutwikira kuri Jojo urumva ntabwo naje gutwikira kuri Jojo nguyu sore mpamagaye simukadi itariyo urumva kuko Njyewe. ibi bintu rwose birakabije pe. Uru rwango ntago rubaho. urumva Iciyemo. yes hello we Ravi wiriwe neza yewe isaa sita nziza wagiye mu kazi se niba ndi mu kazi ibiyayo nguhamagaye ndi mu kiganiro urashaka kumbaza ni ukuvuga ngo Ravi nese ubwo nyuma y'ibyo umaze iminsi uvuga ubu niko wihuse kumpamagara ngiye nguhamagaye ndi mu kiganiro kugira ngo wenda tuvugane kuko nyine nagerageje kugenda nkwakira no kuri WhatsApp hose nsanga zose waramborotse ntabwo nemerewe gusoma ubutumwa bwanjye ndi mu bukwe rero turi kwambara ngira ngo uri kubyumva ko hari urusaku okay sawa Ngaho noneho umuntu akwigezeho indyarya gutyo. Amajwi abanyarwanda bayumvise. Ngo bagira gute mujye muri comment mugira gute mu mubage zana nongeye nkabumvisha abanyarwanda ushobora kuba batari kumva uburemere bw'ibintu biba biri kubera inyuma y'amarido. Umuntu agize gutya muramwumvisha ukuntu avuze kari mu bukwe ibyo ni sawa ni byiza cyane. None se aya majwi yo banyarwandakazi aya majwi yo turayafata mu ruhe rwego turagira ngo bigende bite? Njyewe n'ubundi ntitwagushakaga mu ntebe telefone y'abakinnyi banjye abamamaravi bose bumiwe bababaye bamuhamagaye ntago ari kubafata wumve ngo ntago ari kubafata pe rero ubwo ikintu gisigaye tumukubite natwe muri comment tumucecekeshe tumugurute n'ubundi ntitwagushakaga mu ntimba mu mugurute bamaze kumwirukana biyayi n'ubundi ntago tumushaka yakinaga se kikizima Ravi iyo muri kuvugana njimba numva rundi muntu ngo ibiganiro maze ibinsi usohora ubu kano kanya hadutse groupe igomba kugusenya hasi hejuru mumaze kuvugana umubwiye kuri no mu kiganiro ntacyo umuhishe hoya ntacyo namuhishe akweretse ko ari umwana mwiza iyo niyo shusho rero iri nyuma y'amarido iyo nshaka nari kumuhamagara nkamukotoza yego iyo nza kuba mwanga urumva yego iyo nza kuba mwanga mumpaye kuri telefone nkwereke iyo nza kuba mwanga nari kumukotoza simubwire ko ndi mu kiganiro kugira ngo nyine wenda anivemo ariko nta kintu na kimwe byamarira oya navuze ngo ntabwo sinzakora ikosa kandi sinzanamukorera ibintu bitari ngombwa ikintu cyo nyine kimbabaza Ravi mbikubwire magingaya ngiwe kuza ukanyigiraho umwana mwiza ukajya imbere inyuma y'amarido urumva ukajya inyuma y'amarido ugakora ikintu bita kijyanye no kunsenya cyangwa se no kungambanira urumva ibyo bintu birambabaza pe yego ariko reka nkwereke ikintu kimwe ngiyewe ku giti cyanjye nawe mureke tuganire waretse tukaganira tugahuriza hamwe imbaraga n'ubushobozi tukajya inama erega Ravi kuki utumva ko nge nkeneye kumva ko byibura natera imbere uyu mwanya ukayumbwira ati biyayu rero urabona ko byibuze wari umaze gufungura YouTube channel abantu bawe barimo baragusapotinga barimo barakugana reka basi tugushyigikire ukore filime yawe abanyarwanda barebe utanga akazi nawe mubikora mwumva ngo nakazi mutanga nanjye be boss nkuko Nyamba afite channel ye kandi arakora nkuko uriya mukobwa Aisha Inkindi afite filime ye arakora nkuko uyu Mimimire wavuye Burundi afite YouTube channel arakora nkuko Nsabe na Bijiyo bija bafite famille mu majaruguru bakora ese tuvugisha ukuri abanyarwanda barabona iri ari iterambere ariko ikibazo oya ariko se wenda ngiye nyankuna kuvuga ngo kubanza nimba ariko banza ari karagita dukina izo zitwanduza iziri zitwa abantu badusuzugura none se reka nkubaze muri timu yacu uwitwa Dr Maze ntaga afite filime yego bake kuri YouTube channel bayireba ariko idahari uwitwa Ntuze Mimi ura ufite channel yitwa Bimiri ntaga afite filime yitwa Munyana
bajye kuri YouTube niyo bayirebe. Ese ko bari abana bakoze filime ukabashyigikira ukabavuga, wowe ubu kano kanya mupfuye iki? Ntabwo nazo mvuga ngo mujye kuri YouTube ngo ya Bimiri murebe filime yitwa Munyana. Ndagira ngo ndaza guscoringa ingano ku ruhande. Ndaza guscoringa ingano ku ruhande mbereke comment z'abantu yatumye bagutuke. Bagaragaze ko ufite ishusho mbi mu ruhando rwa filime nyarwanda. Bagaragaze ko nono character ukina ushaka kubona afite n'ikibazo mu mutwe. Sinzi nimba wenda nimba wenda nshobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, niyo mpamvu nyine mu ndeba nge mukansuzugura. Ndashaka kumubaza kimwe, sibyo? Wenda nyine ngewe nkina scene cyangwa se nkina role zigaragaza nkaho ndi mbobo ndi. Sinzi muri comment nabonye umuntu wanditse ngo ariko subundi ngo Jojo Ngarinda avuga ko yagufashije iki n'ubundi ko mbona ukina uri umusazi. Ngo n'umuntu ngo yakagombye kuba yaragufashije kujyana indero. Nyine abantu benshi barabazi ko ndi umusazi tu, nta buzima mfite. Impamvu ashyigikira ba Mimi, urumva? Impamvu ashyigikira ba Mimi, wenda bashobora kuba bafite icyo gikundiro, wenda sinzi ngiye niba ari cyangiro. Ntabwo mbizi pe. Urumva? Ntoze numva kuvuga ngo filime yitwa Munyana ngo ni nziza ngo ya Mimi. Ni na nziza pe, nanjye ntabwo mbihakana. Ni filime y'umuco, ni nziza. Nundi wese yayireba. Reba filime yanuze ya Dr. Manzi. Ni filime nziza ifite story nziza. Ico kuri Rwego Films. Okay. Ive Rwego. Urumva? Ariko se kuki utakishimira ko bizibura Chuchu Derek nawe yakora filime? Yafungura channel nayo ikazamuka ikarebwa. Cyangwa se umbwire nimba abo ngabo ari bo bantu bankingiye amwamba bawe nyine twe tutemerewe. Man, izina ry'Imana. Reka nkubwire rero Ravi. Ngiye ikintu cyambabaje cyo cyatumye ngaruka kuri kamera. Wari wanabivuyemo? Ninabivuyemo pe. Ninafashe umwanzuro. Ngewe ninafashe umwanzuro. Nge nabwiye ngo hari inkuru, hari ubujyanama bwavuye bukuru nge bwanga. Pana ibyo ngibyo yakoze abantu bose. Ntabwo se ibaze ko ku itariki 23 z'ukwa gatatu hari inama, hari umuhuro wawe. Yego. Bivuze ngo bari buzagaruke muri filime y'Intimba ya Ravi mu kwezi kwa gatanu. Ese ubwo ngubwo bigeze bakubwira ati noneho wowe turabana muri script ugenda twandikira n'ibiki ntabwo ukenewe, uzongera kugaruka muri filime mu kwezi kwa gatanu. Ese uwo ni umwuga ni ibiki? Reka mbabwire ikintu kimwe. Ariko uzi ikintu kimwe nabashe kubona abantu n'abagome. Ubundi umunyarwanda yaravuze ngo inyamaswa mbi n'umuntu kabisa. Buri inyamaswa izi tubona zo hanze ku mihanda bura nta bugome zigira. Yego. Nubwo bavuga ngo inzoka igira ubugome ariko buriya barabeshya. Okay, tugendane neza kugira ngo abanyarwanda bumve imvo n'imvano y'ukuntu umuntu agirira ishyari n'undi muntu ntacyo bapfa. Aha, Intimba ya Ravi episode wari ufite wateganyaga kuzimushyira ryari? Ngewe ibyo kongera kuzimushyira n'ubundi bye byahagaze. Urumva? Yego. Ikintu cyabihagaritse nta kindi. Yego. Wenda nuko nge ibi byo nananze kubivuga cyangwa kubishyira hanze. Urumva? Bura ibintu byose iyo uri umwanditsi wa filime ukaba uri umudirector by'umwihariko ukaba n'umukinnyi uba ufite utuzi dutatu. Yego. Uba ufite utuzi dutatu kabisa. Yego. Utwo tuzi dutatu rero buri kazi kose gafite umushara wako cyangwa gafite imvugano yako. Yego. Ikosa ryonyine mu buzima nakoze ni ukorana nawe nta masezerano dufitanye, nta contract. Yego. Icyo gihe ntabwo nenza agaciro kanjye. Ntabwo ari uza agaciro kawe. Ese abandi bakinnyi bari mu Ntimba ya Ravi bafite contract zanditse? Oya. Hari icyo nakubwiye kuri Jojo sinzi nimara cyumvishe neza. Narakubwiye ngo Jojo ntago ajya robanura ku butoni. Ikintu yaguha n'undi wese yakimuha. Ubwo nimba nta masezerano mfite undi wese uhari nawe Zero virigire. Uyu munsi yirukanwe yagira nk'imbwa. None se urugero buretse utararenga kuri icyo. Buretse utararenga kuri icyo. Na Arine yagucyuriye akubwira ngo niwe best supporter nawe nuko cyangwa Arine nawe yashyizemo uduce. Yashyizemo ibiceri buri. Wanasanga ko ntago wamenya ariko se kuko niwe yavuze ngo niwe best supporter. Icyo nshaka kubaza ni kimwe. Arumva? Yego. Ibiyayu numvishe ngo numukinyi utari ufite ibyo akina nta ibyo akina n'ubundi ngo ntago twabikundaga mu byareke muri comment ngo mu byareke muri comment ko n'ubundi ngo twarakwanga n'ubundi ngo nta somo nta kintu twigisha. Ako Ravi by'umwihariko basi nk'umuntu uvuga ko ari we wanyandikiraga script uratinyuka ukabwira abantu bawe ngo bandike muri comment ko ibyo nigisha nakinaga nta somo bitanga. No muri comment bumve ubwo bugome ahantu baba buhagaze. Uyu munsi wa none nibyo kuko nta mukinyi wari undimo. Yego. None sema ko nakinaga nabi. Episode magana buretse
ko nakinaga nabi Korodina wakinaga neza yagiye kandi avuga ko atigeze amwirukana. Uyu munsi wa none avuga ko yazanye Mahoro kunsimbura ngo undenze. Ese Mahoro ari ahubwo ndagira ngo witegeko David ninjye ubitegetse nkabiyayo ndabivuze. Nimba ushaka ko script ya filime yawe igenda neza, ushaka ko abantu bongera kugarura wa mujyi bakakureba, garura Korodina, ugarure Mahoro, ubagarure muri filime. Ikindi buri mukinnyi uri hariya wese umwongera umushahara. Numara ko umwongera umushahara barakoresha amaranga mutima yabo mu kuryoshya filime. None se bro, Ariko barakomeza kumakura umushahara none se bro, nta muryo nta bwiza nta cyanga bari buzane ibi bintu kugira ngo bimenye. Ubaye umuvugizi Ngewe oya ni inama namugiraga. Uramugira inama se yazigusabye. Umuntu ari kukubaga Erega ibi bintu nabibarusha. None se ubu reka ngubwire ikintu nge naruvuye ngo ako njya ngwingere ko nawe ntabwo ujya wumva. Navuga ngo jya wibaza impamvu Kiramani nta mukijya atakaza. Impamvu atamutakaza abahaburi kimwe gikenewe. Uyu munsi wa navuga ngo umuntu wese uvuga Kiramani nabe ni wa muntu ubu ushaka kumusenya ariko zito abahaze pe. Ndabona ku gahanga kawuzandikaho Kiramani. Abahaze. Ujye ngiye mpamvu muvuga mani nose Kiramani rega ntago ari mu boss wa mbere nakoreye. Nose nakinye muri Stimed barampembye. Ngira muri Mbaya series barampembye. Urumva? Ngira mu ishusho ya papa barampembye. Ntabwo Kiramani ari uko ampemba ibya mirenge ahubwo azagaciro k'umukinnyi n'umukozi. Ikirenze kuri ibyo atanga buri kimwe afite atitaye ko nawe ashonje. Yego. Niyo mpamvu uzumva amagambo yose amuvugaho uzajye muri comment z'abantu baba bamuvugaho urebe. Mane nta muntu utamuzi. Nuse umuntu afasha abazima akafasha n'abapfuye, afasha ababaye agafasha ibirema n'ibita. Bamwe muri comment ndi kubona bavuga ngo iyi ni prank kugira ngo intimba ya Levi irebwe. Ese koko tuvugisha ukuri Banyarwanda ko prank zarangiranye na Yago ubu na Mitsutsu na Kiramani ubu nabo ni prank. Oya icyo cyo navuga kuri Mitsutsu na Kiramani cyo nyine ni kimwe. Urumva? Mitsutsu no musazi. Mitsutsu no musazi. Kuko reka nkubwire ikintu kimwe. Nge nibyo nabwo ati ntabwo Jojo nza kumuvuga no kuko nge mushakiraho views cyangwa nshaka kumuzamukiraho. Ya kuzamuka narazamutse bro, narazamutse pe. Urumva? Igihe cyane ngesemo rero nicyo kumanuka. Kuko nge nagezeyo. Nta uzima ataratse. Narazamutse. Icyo nshaka kuvuga niki? Uyu munsi wa none ntabwo ndi kuza hano ku space kugira ngo mvuge Jojo ngo abantu ngo views ngibiki. Ibyo bintu bya views nge ntabwo ndi Pastor Claude. Nge ntabwo ndiwe. Ngewe ndibiyayo 250. Uri kuvuga kugira ngo ijwi rivugiye rubanda nanone ndivuge kuko mvugiye rubanda abantu bakina mu ntimbaravi. Sibavugiye? Wabavugiye ntacyo utakozaho. Ntacyo ntakoze. Icyo nshaka kuvuga rero nimba nabavugiye. Mwabavane mwe ntagira umuntu uzangambanira nyamara kugambana ntago ari byiza. Hari ikintu kimeje muri sinzi umunyamakuru wabajije witwa Ketchup aramubaza ngo ni iki kintu baguhera amafaranga menshi ukagikora kandi ubona ko kitari ngombwa hidakwiye. Aravuga ati amafaranga wambaye ariyo yose sinakica sinaroga sinanagambana. Jojo ari gukora iki? Byivugira. Ari gukora ibintu bibiri. Nge narinze ko ari gukora ikintu kimwe. Oya ni bibiri. Icyambere ari gukora ari kungambanira. Icya kabiri ari kundoga. Ari kuroga societe. None ari kuroga societe z'abantu. Ari kuroga societe. Nuvuga ngo umuntu kuroga nyine umuntu ari ikintu bita gukena. Bura gukena n'uburozi. Kuko ngeri kundoga gukena. Nimba ari kundoga indwara y'ubukene wandoza ubukire mwa. Usaravire kamubwira ikintu kimwe. Ngewe ikintu cyo nyine ngusaba ni kimwe. Nimba ushaka ko twiyunga umpamagare. Oya iki kigano cy'igisoka araza kuguhamagara. Ngewe nimba ushaka ko twiyunga ampamagare. Ndi umwana uca bugufi w'umutima mwiza inkora mutima ya Yesu. Inshuti y'abanyarwanda n'abanyamahanga, inshuti y'abantu bakunda sinema nyarwanda, inshuti y'abaravi, inshuti ya biya U250. Buri muntu wese wikanze subscribe to ni inshuti kandi uzarebe mu buzima nta mwanzi n'umwe ngira. Nawe turi kuvuga none hanga ntabwo turabanzi bawe. Uranyanga
uranyanga nese umusa nimba unkunda rero shyira agapira hasi twumvikana. Ikindi banga rihari nge rwose nta muntu n'umwe nubwo ubwira abantu ngo ntibankurikirane ngo muri comment bantuke, umuntu wese ukurikiye none hangabiye 250 ndagusabye genda kuri Jojo Films urebe filime yitwa Intimba ya Ravi. Icyo ngusabye kujya kurebamo n'ubusesenguzi, jya kuyirebamo uyirebe usubscribing rwose nushaka uyinayisharing abantu bakomeze bayikunde. Icyo nifuza nuko yagaruka kuri wa mujyi wa views 100,000 kava muri mirongo. So mu bigaragara biragaragara ko wenda Jojo ashobora kuba avuze ati noneho afite mu biragaragara ko Jojo yari afite ikibazo ko ushobora gufungura channel yawe, bamara gufungura channel yawe ugafata script ize cyangwa nkuko musanzwe mufatanya mwandika filime ukayijyana iwawe. Icyo kintu urashyira hiye comment nabashyiraho ni ngewe ntabwo nibufate script ye, ndi umwanditsi kandi nge ibyo nandika biva muri nge. Ngewe kwandika filime nabyize igihe kingana n'amezi 12 umwaka, directing nyiga igihe kingana n'amezi 6, urumva acting movie nyiga igihe kingana n'umwaka. Icyo bivuze niki, ntabwo nge nzandika script yawe, filime ngiye gusohora ni story yanjye ntago azaba ari yawe. Uko nakora igitekerezo cyanjye nkagereza undi muntu akagicuruza, niko nanjye nakora igitekerezo cyanjye nkakikiraho nkakicururiza. Yego, ndakubwiye ngo ibyo ntubigire impungenge, ngewe story izasohoka ni yanjye personnel. None Jojo ubu kano kanya aramutse aguhamagaye ko gatashaka ko mwiyunga, ashaka kugaruka mu Intimba ya Ravi, according kuri comments ziri ku kiganiro cyasohotse ejo bundi, wasubirayo? Nene nakubwiye ngo ngewe ampamagaye mbwa kagiye kujya mpemba wenda umushari 170 ku munsi, najyayo. Ariko bite oye no nene nabikubwiye niko ndikubwira, nene nabikubwiye mu kiganiro. Ariko bitewe n'akagambane nabonye impande n'impande amagroupe yakerewe ndetse n'ibiri kubera muri team, ubu ngubu niyo yampamagarira 500,000 ngwino mu Ntimba ya Ravi. Nabwira ngo Ravi towa muramutse muhuriye ku yindi scene se atari Intimba ya Ravi, muhuriye ari undi muntu wabahamagaye akavuga ati ndifuza ko webi yayu, ndifuza ko we na Jojo wenda dufate wenda nko mu yindi filime runaka yindi y'undi muntu, wakwemera gukina na scene na Jojo? Ngewe 100% twanakina ibintu byiza binaryoshye birenze ibyari bihari bitewe n'impamvu nimwe. Kuko nge nawe usibye ko twe turi gushwanira mu kazi kacu muri business yacu twembe turi babiri, izabane ntago zikinisha. Muri gushwana muri business ye? Oya, muri business zacu nge nawe. Oya, none se iyo uvuze ngo zacu, iyo uvuze zanyu bivuze ngo hari icyo bashoragamo gifatika? None nicyo mvuga nyine, nge nawe twakoraga nka team work. Okay, urumva ni igiki bashoraga rero mu Ntimba? Ariko uyu munsi none ikintu cya mbere nashoraga umutwe wanjye, imbaraga, ubwenge. Nese ibyo bintu biracyagezweho gushora umutwe bro? Wowe uyu munsi wa none uwaguha amafaranga nta bitekerezo byo kuyabyaza ndi, urumva yakumarira iki? Amafaranga nayarya. Ariko se ufite wayarya? Urya kadashira koshya nyina, urya kadashira koshya nyina. Ndagira nkubwire ngo uko bizagenda kose uramutse ugize amafaranga uko yabangana kose, nta bigwira bigenda arayo kurya gusa utafitiye uwo mushinga, nta gitekerezo kibyara inyungu ufite, ntacyo byagufasha. Uyu munsi wa none rero ngiye nashoraga imbaraga zanjye, umutwe wanjye, ubwenge bwanjye. Icyo mvuze rero none ahangaha nanjye nawe seni twahuriraho iyo ari yo yose y'undi muntu twayikora neza. Tege nuzabigira ikibazo avuge ngo wendanga abantu ngo bajyanye ikibazo ngo ntitwakinana. None se biya wenda abakinnyi mukinana, abakinnyi mwakinanaga mu Ntimba ya Ravi bambwe n'abandi ntibakugirira ishyamba, sibyo? Ariko tuvugisha ukuri, Jojo turamufata gute? Ngiye icyo nakubwira cyo, ntabwo nshaka kugira ngo abantu bagire uburyo bundi bamufata, urumva? Ahubwo we nabanza asobanukirwa ikibuga arimo. Business tujya kumusobanura ukuntu bakina business ya YouTube. Nta nubwo nje kumubera professeur mwe ibintu, nubwo njya nkona kuvuga ngo ndi professeur mwe ibintu, ariko ntabwo nje kumubera nge ntabwo nje kumubera umwarimu, kuko nawe ni mukuru, ariko kumutunga kigatunga umuryango we. Right. Azikina kwiye gukora kugira ngo abantu bakomeze bamukunde bamumenye. Azikina kwiye gukora kugira ngo iyi mihanda yirambeho. No kwicisha bugufi, kwitwara neza, kumenya kubana n'abantu, ndetse no kumenya icyo ushaka. Nimba ari byo banatabishoboye, ndagira nkubwire ngo 0.
iyambarire byanze yiyambariye byanze. iyambarire byanze. Ejo bundi mperutse kubona abantu bateranye Bruce Melody na The Ben, ariko umuntu wacuruje bigaragara cyane yari Bruce Melody. Jojo ari kubwira abantu be, ari kubwira abantu babana mu ntimba yarafati uriya muntu sinshaka ko afungura amarembo, ndashaka ko amarembo yaratangiye gusokokoroka, babyita gusosoroka. Mali reka mubwire uru ruganda abantu bose barurimo barantinya shubase ariko no projet irimo, ibaze ko projet igiye gukorwa harimo umuvandimwe bita Makaca yagarutse mu kibuga mw'abantu. Abantu bakurikiye witwa Makaca yagarutse mu kibuga. Ndagira mbabwire ngo noneho ikibuga nagifunguye. Icyo ushaka kukubwira abantu bose barantinya kuko buri muntu wese atekeza ibijyanye n'imyandikire yanjye, agatekeza ibijyanye n'imikinire yanjye. Urumva hari abantu batazi agatekeza ibijyanye reka tubanze turabure abantu ntuza intimba ya Ravi cyangwa famiye ya Ravi. Ndagira ngo wenda ko biyayu wenda mushobora kuba mumureba mukabona ko ari umuntu udafite ubwenge bitewe na acting mufite, ariko noneho projet igiye gusohoka nuko yewe ari kumwe n'umuvandimwe bita Makaca. Bamwita Twin. Gira kantu tugerageze tubwira akantu abantu bari kugusenya, abantu bagize muri propaganda, abantu bahawe amafaranga yo kwandika muri comment ngo utukwe, ngo ugaragaze ko udafashije, ugaragaze ko utari muzima. Icyo nshaka kubwira abantu bagiye babibona basonye muri comment ari ukuntu hari ukuntu iyo ubundi abahanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga, iyo umuntu akwandika comment nziza uramuhidinga ku buryo nta yindi ashobora kongera gusohora cyangwa se kurekura. Ariko nkimara kumenya comment ziri kuva mu ma groupe yakozwe na Jojo, urumva navuze ngo reka mbareke bidagadure bakomeze bandike, urumva nanga kubahidinga kuko nyine ndabizi uruganda ndumazemo igihe kinini ibintu bijyanye na social media, ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga mbizi cyane, ntacyo nabikoraho ngomba kubareka. Ndagiye mbabwire ngo noneho bantu mwebwe mwumva ibituruka hirya na hino bigenda bimvuga nabi, reka noneho turebe ibijyanye n'imitegurire ya script ya filime ngiye kubaha. Ndagira ngo mbahereze filime 3, amazina ya filime 3. Umva amazina ya filime wiyavuga amazina wiyavuga tuzayatanga ku ruhande, gusa tubahaye agasekemo gakeya ko the main actor tuzakoresha cyangwa tuzifashisha kugira ngo filime ibashe kujya ku mugaragaro. Tubahaye umuntu umwe wenyine, Makaca, Bahati Makaca Black Scorpio. Babe bajyaniye aho ngaho. Noneho ibaze dio ya Makaca na Cyubiyayo. Niba abantu abakunzi benshi bagiye, nigeze kubona ejo bundi muyoboka mutera amabuye, amubwira ati yagiye mu bintu by'umuziki biramunanira, ajya mu gitangazamakuru biramunanira, ajya muri filime biramunanira. Ubu umuntu ugiye kumugarura kuri scene, reka tubyite scene mpuzamahanga, yitwa nde? 250 Petit Frere 250. Ni muri umunawe murebe ijisho ryiza kandi mumukunde. Ndabizi neza izo propaganda mwakoze muri comment, murebe mu kiganiro cyatambutse kimaze kugira hafi muri dashboard gifite 12,000, ariko mwe muri kukireba mushaka ari 10 man views 12,000 nibyo biteranye umuntu bro. Nyine ibaze ko Jojo ahava 10,000 n'ibihumbi 100 byawe. Ibaze ko Jojo ubu kano kanya twamugira inama yo kupushinga, yo guhindura script, kuko ubu kano kanya uriya mukinnyi wazanye, reka nkubwize ukuri, sibyo? Wenda uzi kureba impano, uri mu bantu bagira impuhwe pe, azi nk'umuntu ngewe wabashije wenda kuba nagufasha no kuba wenda nagerageza gutegura ifi no kugira ngo ijye kumugaragara. Ukuntu isa kamera twakoresheje, location dufite n'ukuntu by'ubwabyo bisa, mwe mugende mufate ishusho ry'intimba ya Ravi ni 0, mufate ishusho ry'intimba bita mufate ishusho umuntu bita Seburikoko ari gukoresha, mufate ishusho City Med iri gukoresha, mufate ishusho Frere ari gukoresha, babyita 4K bro. Tugiye kubatamo ibyo bita 4K, tugiye kubatamo icyo bita color, reka nkubwire ikintu kimwe, tugiye kubekatamo icyo bita sound
filime ifite sound nziza, filime ifite location nziza, filime ifite lighting nziza, filime ifite script nziza. Bretse Yo ko numva umeze nkaho uri kwamamaza. okay Baravuga ngo ikintu kiza ntabwo gisaba promo. ariko anose ntibakoze inama Nyine inama yakozwe n'akagambane ko kutankurikirana. Ariko sereka mbaze ikintu. reba TikTok ukuntu TikTok hahiye. Ndi guposta ikintu kuri TikTok bakantuka. Yego Nashyi ikintu kuri YouTube bakantuka. yego Abo bantu bose bari guturuka hehe muri La Voice mwumvishe mu baravi. Urumva? abo ni abafana bande Ba Jojo. oya ntago ari abafana turi kuvuga nabi ni abakinnyi Jojo akoresha n'abakinnyi. Jojo akoresha abo ntago ari abafana bawe twabibonye biragaragara bari kugusapote wowe ngo ukora ibyawe ndatuzagukurikirana iki kintu kucyumva Daddy yakugiriye inama ndabivuze Oya byo byihorere. yego ariko mu bantu Gusa ikintu Bretse gato. Ikintu ushaka kubwira Daddy wacu Kiramani. shout out to Daddy, shout out to Killer Empire, shout out to Daddy. Reka wenda muvuge ibintu bitatu. Abandi kandi man niyo mushaka kuri urubuga, niyo mushaka kuri uruganda rwa sinema nyarwanda ruzamuka. Ngira ngo mu kiganiro gitambuka urabivuze, ngiye burange ntago nkunda gutaka abantu, ariko umuntu yakoze, umuntu yari umukozi mwiza nkabona byibuze basi abashije gutunga abantu bagera muri batatu ubuzima burahindutse bro. This is angel, uwo ni marayika bro. Bretse Daddy bukano kanye oya urakomeza Daddy ndongera akandi kantu kandi ngiye uri imbere ya kamera ukaburi inyuma ya kamera Bretse ndongera akandi kantu urakongereho nyuma maze kuvuga ngiye hari voice numvishe sinshaka kuyikina kuko nyikinye nyine byamurakaza kandi byabaza abantu benshi neza cyane ivuga ko Ravi ngo bishatse wanyirukanisha kwa Kiramani. Reba iyo foto mu by'ukuri sinzi nimba uwo mutima ufite uko oya babanyikanisha kwa Kiramani. umva biya yo nabigerageza. Oya no reka dutange umva bro listen to me banza nyumve nanjye ntega amatwi nakora ikosa akwirukanisha ndava mu kiganiro ntega amatwi ikintu navuze niki erega ntabwo nge naravitunganya imyaka hari n'abantu batazi Ravi ntabwo tunganya imyaka ndamuruta no umwana ni nayo mpamvu ngiye ibintu gukora Ravi nabikobariye kuko uri umwana pe uri umwana nibyo oya ntabwo ukwiyemera urumva Ravi ngiye mu ruhinja rukambakamba muto byongereho uruhinja rukambakamba oya wenda yareka ndeke kuvuga ko uruhinja rukambakamba ariko ni umwana muto iyo mvuze ngo ni umwana muto sinavuze ngo ni umwana muto muri iki kibuga oya no mu myaka ngenda muruta oya icyo nshatse kuvuga ni iki ni ukuvuga ngo nubwo uri umwana muto bajya kuvuga ngo ijambo ry'umwana wa bucura hari igihe ababyeyi baryumva ariko reka nkwibutsa akantu gatoya buretse nsoze kano kantu ijambo ry'umwana wa bucura hari igihe ababyeyi baryumva nimba uri bucura koko nk'uko wavuze muri voice ngo ubishatse wanyirukanisha ntose ukamfungira amayira ganira na Daddy icyo nzi nuko nawe ari umubyeyi nimba abona ko ndi umwana uri gutandukira ngakora ikosa akumva ko kumpanisha kunyirukana ari byo bizima ngiye gusa ikintu nzi ni kimwe nibyo koko abantu nyine hari abantu bose rega ntago abantu bose bumva ibintu kimwe ushobora kumva ko nyine ngiyewe ndi mu murongo mu mujyo wowe udakunze akumva wangambanira impande zose ariko agati katetswe n'Imana ntigahungabanywa n'imiyaga ngiyewe icyo cyo nuko Kiramani ibintu byose ambigenda byumva ndanabyubaha ariko nanone hari igihe nyine ubaha umuntu bigatuma gusuzugura kurushaho kuba naciye bugufi gatafata yagize ubwoba yatinye wintera ubwoba Ravi bira bintu wakoze ari amagroupe ari zira voice zose uri kumwe hari ibintu ntaradarapa ariko muraza kubibona hano ndaza kudarapa mu message bamwe noneho bamwe mwabo dukorana bamwe mwabo dukorana mwese mwashyushye ngo tugiye kumusenya ibaze Karimunda uri kugerageza bayitonze ibaze Karimunda wazanye sibyo ari kugerageza none ibaze ko bari kumuhereza bari kugerageza kumuhereza script zawe ariko character yabiyayo Karimunda ntago yayishobora bro ahubwo ikosa bari gukora ni rimwe rero Karimunda yambaye ingofero iri kumukinga isura bro muri film muri gutegura na next chapter mufite Karimunda mu muvanemo ingofero na ririya kote muri muvane ndeza kuri phone mpamagare Karimunda cyimshaka kumubwira Karimunda mubabariye bro oya cyimshaka kumubwira
hari ikintu ushaka kumubwira navuga ngo hari abana babona umuntu ari kubashyira ku Oya, mugati buretse umva mbwire uzi impamvu wijye mu ntambara na hari igihe Karimu. hari igihe umwana areba akabona uri kumushyira ku mugati Ako- bajya bavuga ngo igiti kimwe iyo gitemwe mu ishyamba kiba gikingurukiye ibindi ya urumva njyewe none aha ngaha nshobora kuba nirukanwe mu ntimba ya ravi byarangiye urashaka kongera nyine icyo gusubiramo nshatse kuvuga yego ibyo byose ari ukugira ngo Karimunda azamurwe yego Kandi kandi ikindi- mu bantu batumye Karimundaza 100%. Oya no Ako. 90%. okay uriya mukobwa witwa Claudine baramuzi uriya bakoresha mukinana bamukoresha ubuguryi avuga icyongereza cy'ikina Nigeria baramuzi uwo muntu Claudine utari mahoro hari Claudine oya hari Claudine uvuga nge muzi avuga kino kina icyongereza cyo muri Nigeria sibyo n'uwo hakaba undi muntu bafite wa danger yitwa who the fuck is this uwo Aline ni umukinnyi mwiza is the best sibyo buriya na character mumuriza ntago ari yanyaye no mwikoso uzakinisha Ravi mu bantu uzakina Aline is the best Aline ikibazo nuko bamukoresha nabi buriya gusa ariko nkubwira ikintu kimwe buriya muri Claudine Claudine buretse Claudine ashaka kubwira ngo umukinnyi mwiza ni Claudine reka ngutongeke abakinnyi ba Danger Ravi afite sibyo hari Claudine sibyo mbere na mbere hari Claudine uwa kabiri ni wowe sibyo wenda wowe wavuyemo uwa gatatu ni ntuza ni uriya mukobwa wo mu ruhengero ryo gusa nka Rufonsine yitwa nde uriya mahoro abo bantu batatu Ravi nawe abo bantu batatu yakabakombinye bro mugateza akavu ora ukuntu buriya bamenya ajya serereza agaserereza ntuza uyu mukobwa zaba misco yateretaga yitwa nde Linda ukuntu bamenya na Linda iyo bakoze duo nziza yego ni ukuvuga ngo Ravi yakarebye umuntu bita Claudine sibyo akareba umuntu bita Aline urumva akareba umuntu bita uyu mukobwa wo mu ruhengeri yitwa ngiki uko mu ruhengeri mahoro abo bantu batatu wenda wowe wavuyemo abo nabiteho turi no kumugira inama kugira ngo filime ikomeze ukundwe bro abo nabiteho ariko right now Karimunda aracyari muri duo arakishakisha ibaze ko bamushyira muri script zabo abikina ariko ukabona ntago biri kuza neza Karimunda wimushyira kuri mic bro mureke bro aracyari umwana pe n'umwana oya ariko mashaka kumuzamura oya mureke Karimunda afite no kumuvuga byonyine no kumuzamura wenda ntago ari icyari gusa nyine mu bintu bandika ubona ko scene zawe wasize wanditse nk'agasene ejo narebye aho abasanga muri salo ninde wari ufite anniversaire sinzi umuntu wari ufite anniversaire muri Ravi ndumva ari sinzi umuntu wari ufite anniversaire Karimunda ari kubasaba ngo bajyane ubona nyine ko scene zibishye sibyo ntago ari guteza akavuyo nkuko bikwiye ari kwinjira scene z'abantu batatu cyangwa abandi bicaye mu ntebe kamera ziteye muri wide ntago ziteye muri close up icyo kintu kucyumva iryo ni ikosa muri editing ariko kareba ukuntu nyine Karimunda ari kubivuga nyine nta potential bifite ushaka kuvuga umukiriya ashobora kuba ari umukinnyi mwiza ahubwo directing afite akabarimbi rero Karimunda bari kugerageza kumugira bobe kandi bishoboka nk'ukuntu twasobanuye tugendane neza yego tugendane neza nk'ukuntu Ravi wayisobanuye bro twongeye tubisubiremo abantu Ravi ubu kano kanya tuvugana kugira ngo abantu bumve ko na filime n'umwanditsi wayikoze twicaranye imbere ya kamera bumve ukuntu ifite story nziza ubu tuvugana umuntu bita Ravi yarahukanye siko bimeze kuri script yarahukanye ubu kuri script bakoresheje cyangwa na filime yasohotse bajye kuyireba nta kibazo nta cyari rihari oya bayirebe rwose intimba ya Ravi ubu bari kugerageza yego bari kugerageza gukorera surprise Jojo utakibana na Shema ntago bakibana na Shema barabana ntago barahura ibaze ko ubukano kanya ari kujya gukora anniversaire ariko ari kujya gukora anniversaire Karinda karwana ngo bajye gukora ngo nawe bajyane bro ni filime yataye umurongo Jojo turi kukugira inama garuka mu murongo mwiza reka nkubwire ikintu ya muri business reka matiku byinshi urumva exactly ushaka gukomeza kuvuga ibintu byinshi kuvuga menshi siko kuyamara kabisa ikintu nakubwiraga Jojo ushaka kuvuga gasopo iyi gasopo nshaka guheza niyi nansoza ibintu birangira tunava no mu nzira ntago tuzongera kumugaruka ntabwo nshaka kuzakugarukaho teka nundakaza iki nicyo kiganiro cya nyuma giciye kuri ibiyayo 250 kivuze kuri ntimba ya Ravi na Jojo ariko niba cyagakora abantu mu mutwe ndagira ngo mwihere gasopo turi muri filime turi muri projet ya Danger mwana wait
George ndashaka guha agasopo. Biyayu navukanye igikundiro, Uwiteka Imana yaramburesinze, arangije ankuramo aravuga ati fungura icyitwa Biyayu 250. Nimba ushaka kuguma mu muhanda ukawubamo neza, ukora bikagenda, uvuga rikijyana, abana neza nanjye, ikindi wige kubana n'abantu, ikindi uha agaciro ukoresha, ikindi nawe ubwawe nyirizina ubanza umenye icyo ushaka. Numara kumenya icyo ushaka bizatuma utekereza ku kintu kigufitiye akamaro. Nimba wumva ko nta gaciro mfite, nimba wumva ko nta gaciro mfite, nta nicyo namaze ku bikorwa byawe, ujye kuri space, ujye imbere ya kamera ubivuge. Nimba utantinya, ujye imbere ya kamera ubivuge. Njyewe si ukugutinya, impamvu nitwara neza sinagutuka, sinanakuvuga ikintu kitari cyanyacyo. Ndakubaha bro, ariko nanjye inkingi ya mwamba, mpagaze bwuma na busumari, ndagati katamenyerwa, ndi pase ushobora gukira nayo ikagutwika. Ariko umugambi w'Imana ugira gute? ndi impano yigendera. Yego, uri business, uri impano ugira. Umugambi w'Imana ugira gute? Umugambi w'Imana ugira gute? Umenye ngo izina Biyayu wavuze ko wubatse wampaye, ubu ni company itembera neza. Ahubwo sinzi nimba navuga ko ikeneye abasponsa, ariko buriya daddy arebe neza Shema. Daddy mu mpano agomba kuzamura. Message ngiye kumuhereza, ndi umu filmmaker, ndi umu dictator artist, ngenzi kureba impano. Wenda n'ubu kano kanya filime tugiye gukorana na Biyayu iri very international, mushaka kuzayibona kuri scene z'Ubugande, scene zo muri Kenya, scene za Tanzania. I'm serious Kiraman, ndakwinginze, ntago tuziranye, nta nubwo nshaka ko wenda nagaragara, ariko kubeshya n'icyaha. Intimba ya Ravi ifitemo talent zigendera, ifitemo talent ziteye ubwoba. Ntago turi gusenya intimba ya Ravi, turagira ngo ahubwo Ravi cyangwa Jojo ave mu matiku bro, arebe business. Yes. Niba ari abantu ba mbere, this is your business. Exactly. Niba hari abantu ba mbere, niba hari abantu bafite abakinnyi bari clean, bagaragara neza imbere ya kamera, ariko bahembwa amafaranga makeya. Umuntu bita Shema Kiraman, mbabare ndabigusabye pe, anyumve neza Kiraman, unyumve. Umuntu bita Shema, umuntu bita Aline, umuntu bita Aline mbere na mbere, sibyo? Kabiri Shema, gatatu Dr. Manzi. Oya Dr. Manzi n'ubundi ntaho Kiraman yamusiga kuko n'umwana we. Kukubwira hari ukuntu umuntu akorera, urabona ukuntu Nsabi na Nyambo bakoze bro, urabona ukuntu Mitsutsu bakoze. Nge ndifuza ko noneho ijisho ryiza abantu ngiye kukubwira Kiraman nashaka biteho the next project. Nabiza ari gutegura project bro, ari gutegura project, kandi umusazi yo yicaye agategura project bro, ntago igi flopping, ijya mu mihanda ikayisaza. Yego Kira, ndakwinginze, I'm telling you the truth. Genzi buriya Irene agira akantu keza, Irene agira akantu keza. Urabona ukuntu ari kwanduza abajene kwambara udukositimu. Ejo nimubona Philipita yatangiye kwambara udukositimu bro. Wenda Irene mbere ntago numvaga umujyarimo, ariko Irene he's a true one y'imihanda. Irene ameze nka Bruce Melody, nk'ukuntu Bruce Melody yavuga ati ngende umuhanga, abantu ntibamwizere. Ariko bukano kanya Kira, ngiye kukubwira impano zisigaye muri kino kibuga. Papa Sava yirengagije, Zacu TV yirengagije, umuntu bita ziri muri Ravi bro. Ntago ndi kuzigirisha. Nibyo nibi. Umuntu wa mbere na mbere navuga ati uzi gukastinga. Exactly. Yeah. No ndagira ngo abantu barebe umuntu wa mbere abantu birengagije kandi ushoboye bro. Biyayu ni kivejuru kirengagijwe, ajya muri projet, abantu nyine barayikunda, irazamuka. Ariko bukano kanya ye agaragaje intimba afite mu muteye amabuye, mukoreye groupe yo kumutera amabuye. Uwo ni uwa mbere. Umuntu wa kabiri n'umuntu bita Shema bro. Shema afite isura nziza, afite isura yacuza. Shema afite bro, ari presentable bro. Shema wamujyana muri gym ukamukubita proteine akahindukije ya, ukamukora ikintu cyose ashaka. Shema yavamo umusirikare, Shema yavamo maneko, Shema yavamo icyuki cya danger, Shema wamushyiraho dread. Yo man, yo sinzi ibintu nakubwira kuri Shema. Tujye kuri Dr. Manzi.
Dr Manzi ameze nka wa mudokiteri wa La Casa de Papel yego ucico ni kukibona yaceceka akica abantu akabakiza aho ni muri filime ndi kuvuga Shema mama umuntu no tugezeho umuntu bita Aline yaba Slay Queen yaba Shadibu muri filime urumva yaba Kate Bashabe wari wabona ibaze Aline umukoresheje filime ukamukubita kuri Range Rover ikintu kucyo reba zira tatafite bro mukubite kibaze cyangwa mukubite bikini wamujyanye igisenge ku mazi wenda mwateguye nka filime ya action ubona Aline reba Korodina umuntu uvuga ngo igikundiro cy'abanyarwanda fata Korodina umufate umuvugisha biriya byongereza byo muri Nigeria bro umukubita umuzungu rankora umuzungu bazanye man biriya do bakoze wenda Alphonsine is a good actor nutekereza abantu oya ndiko buretse ndiko nyene exposing casting umwereka impano yego hari umwana aziteho buretse reba Mimi yego Mimi unkoze mu umbaye kuri ninjye kukubita man Ravi afite impano zigenera ni impano zigenera nizitembera ubwo nyene nyikomeza ikintu ushaka kuvuga kuri Mimi urumva Mimi nyine ngenda bakubwira nk'umuntu wenda tubana kuri set reba nka filime yakoze niyo muntu wa mbere wagerageje gukora ifilime iri y'umuco ariko iri advance irimo akantu ka digital mu gake kuko wenda kera nta masaro yari ahari ibaze ko yanze kwambara ubusa ariko agashyiramo ari aya masaro ibaze Mimi n'iriya nzobe Mimi mufate umukombine na ntuza umutipe Petit Frère wa Red Bull ninde uyu wakoze ubukwe jobone fata Mimi umuhereze Nsabi nyuma yo kumuhereza Nsabi yambaye agatuza sibyo umuhereze ntuza uyu umupeti w'inyamirambo yitwa nde uyu terura cyane bo kwa Irene urantuze yitwa nde kira cyaba kiki abane ko kibuka sine kuki oya Rutambi fata Mimi urumva umwambike zira myenda ya kera niriya nzobeye ufate Rutambi urumva ikintu ngenge mboneraho Mimi atandukanye urumva icyo kintu Mimi no umuntu ushobora kwagitinga mu buryo bw'ubwana akaba umuntu Mimi anyibukije reka nkwereke Mimi umuntu namugereranya nawe umugore wa mbere Diamond ya Teresa yitwa Wema Sepeto icyo kintu kucyumva Mimi ameze nka Wema Sepeto Mimi yakwatinga nka ntuza nka arinda gusa nka bazari the boss n'ibiki byose wenda ataza kwiyemera ntiyemera ngende kujya ngo gusa oya nyine ariko niko nkwereke impano ndavuga ngo ikintu kiza ntigisaba promo ku bantu ngende ngo nkwereke impano Ravi afite ari kugenda takaza kandi yakavuze ati bano bantu ni famille yanyu nkuko Kiramani yabafataga akabajyana Igisenyi mukarya show bro mwongera mukagaruka Nyambo akamublessinga uyu mukobwa wavuye i Burundi yitwa nde Mimi Mireille akamublessinga Nsabi akablessinga Bija yagiye blessinga abantu benshi na nubu aracyabikora ariko tuvugisha ukuri umuntu bita Jojo shyira umupira hasi Biayu he's a very good inspiration ni impano y'Imana yigendera wimuziza ubusa ngo nuko agiye gutera imbere wimuziza ubusa ngo urashaka kumuteza abanyarwanda twamenye ubwenge dusigaye tuzi gutoranya ngo ni igiki cyiza ni igiki kibi nge byambabaza ubukano kanya muratsa mugiye ku meza y'ibiganiro ngo nuko mwakoze saga kandi baravuga ngo ukuri guca muziko ni gushye bro ariko filime igiye gukorwa iri inyuma main actor ni abantu babiri turabakopeje umuntu bita Makaca umuntu bita Biayu 250 he will be the one on a front camera kandi azaba ari filime ishutinze neza 4K va kuri 1080p 10:80 wapi ni 4K okay ngewe ikintu cyo nyine nshaka kubwira Ravi nta mutima mubi ngufitiye icyo wabuze n'ubwumvikane buri hagati yanjye nawe kandi bijyanye no kuba nagaruka muri projet yawe byo biragoye ni ukuvuga ngo nyine byasaba kutumiza imana zahe zigakorana ukuzi k'inteko inama y'abaminisitiri iterana ikanzura icyanzuye kigakorwa nanjye byasaba ko inama y'abaminisitiri iterana gusa ndagushyigikiye ibikorwa byawe ngomba kubireba nkabipushinga nkabisharinga bakabikurikirana kuko nta mutima mubi ngufitiye ariko urwango mfitiye urwihorere ibyo birangire ikirenze kuri ibyo ndakubwiye ngo iki kiganiro ngikoze
hari ijambo ryaturutse ibukuru nashakaga gufata nkubahanga agaciro, ariko wakoze ikosa ryo gufata ukansuzuguza abantu ntari no kuri level imwe nabo, ntari ku rwego rumwe nabo. Wumvishe zira voice izo nanze gukina nizo za danje, ariko nimba uticaye ngo ufate igihe cyawe uze kuri space nge nawe twunga ubumwe, amabanga ntarashyira hanze ntuzatume nkora ikosa. niyo menshi Uzatume nkora ikosa. niyo Ntabwo menshi nshaka gukomeza kuvuga ibintu byinshi cyane, kuko icyo nababwira cyo abakunzi ba BIA 250 mukomeze musapotinge la vie, mumufashe rwose, mumufashe kuko urumva akeneye gukomeza kubaho kandi akabaho neza. mujye tangiye kubona bavuga ngo ni prank muri gukora, ariko abari kuntuka mwe ari kohereza muri ruhiriza ubusa, ariko baheza ngahe tubyishe muri ruhiriza ubusa nyine ariko ayo mafaranga ari gutangwa kugira ngo munsebye munsenye mujye gutina gute, muransenya mwaranyubatse batarabona makaca kuri kamera. ntabwo murabona ubundi we ngiye kubereka icyitwa script, ntabwo barabibona, ntabwo barabona tonto makaca. reka mbabwire, ntabwo ari ibintu ngo byinshi ngewe batarabona, urumva, ntabwo barabona icyo bita resolution 4K. reka mbabwire akantu, urumva ibyo mwe muri kwitwaza mugenda muvuga bakabashuka mugakora ibintu mutabizi mukinjira mugakina mutazi izirwana buriya nyine uzatabara ahantu uzaho intambara yatangiriye. none ibaze ko ubukano kandi kintu cyo nigisohoka baraza guhamagara makaca, ntabwo nese ibintu biyaye ari kuvuga, urumva nibyo filime iri gushutinga nabiyayo ibaho, bari tavuga ngo baby wambonye nakubanye. No kuvuga ngo hari abantu barwana batazi ahantu igisasu kiri guturuka, sibyo? Mukarwana mutazi ninde wateye, urumva ninde muntu twareba dushyigikire nde. Igisasu kigiye kuva muri Ukraine. Ngenda kubwiye ngo ngiye gufata umuhini mwicisha agacisha, nagacurama ngiye gufata umuhini mwicisha. Nizere ko ntandi majwi ugiye gukina bro. Nta majwi ngiye gukina. Iyi script sinzi niba muri kuyibona, sibyo? Ku bantu bazi kureba neza. Yego. Ku bantu bazi kureba neza. Sankuza muri telefone mo gakeya. Iyi ni script. Urumva? Iyi ni script nziza kandi imeze neza. Yego. Ku bantu muzi ibijyanye n'imyandikire ya filime, ntabwo nibuze kuvuga ibintu bidahari. Yes sir. Mu birebe kandi mu bikunde. So, ngiye ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi. Dusoze kuko Ravi yumvisha ndabizi neza ijana kuje niba afite ubwenge. Icyo afite ubwenge araza guca inbox. Ndabizi ko nta yandi majwi azongera kumva ukebura Ravi. Bakunzi babiya 250 mujye kuri YouTube channel yabiya 250 mukande subscribe kandi byo musharinga ibiganiro byanjye. Banajye no kuri Jojo Films. Muyirebe bamurebe ijisho ryiza. Ahubwo gusa ariko script yahindutse. Oya script yari bitezeho ntabwo bita Karimunda Calibre ntago yayigeraho. Karimunda ndaguhereza amakuru ya nyayo ihangane bakujyanye mu ntambaro wari utaruzi ukugama kurwana ubakizina rikamatiku ahubwo gerageza kuba wowe kuko biyayu he's a next level kuri bobe case. I'm telling you the truth. Nawe ntago ndi kumuvuga kugira ngo ibintu numve ko biri bugende neza ariko umuntu bitabiyayu bro this is next level.